Ibihe byiza bakunzi bangabo Empire, amahoro y'Imana abane namwe. Nizere yuko aho muherereye mumeze neza cyane, ibintu ari uburyohe. Abantu muri ku isabato ni ukuri musengere n'igihugu cyacu, musengere n'uru rubyiruko dufite, musengere ibintu bigiye bitandukanye, ubundi ibintu bigende neza cyane. So rero wakoze subscribe turagushimiye, wowe utari wayikora yikore kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe. Rero muri aka kanya ngiye kubagezaho mbese ni iki gituma abakobwa bagira cyangwa se abagore bagira ibitsina binini. Ni iki gituma abantu bagira ibitsina binini ku buryo ba Emeline batangiye kwinjizamo amacupa akinjira. Ushobora kwibaza ngo ibi bintu nabikuye njye naratembereye, mvugana n'abagore benshi, mvugana n'abakobwa benshi, ndababaza ibi bintu si ishano. Ibi bintu si ishano ryacitse umurizo mwaba mama mwe, mwabakobwa mwe. Barangije barandeba baranseka, barambwira bati rero mwabagabo mwe, mwabasore mwe, ibi ngibi ni ibyo mubonye ariko ibyo mutazi ni byo byinshi. Urumva, barambwira ngo ibyo tutazi ni byo byinshi kurushaho. Urumva, so rero ndagira ngo mbabwire ibi ngibi mubona bakakajwi, iriya ngegera ngo ni kakajwi cyangwa se kiraki ngo niba ari cya Gasuku Media gifite umutwe umeze nk'uw'ikibindi cya minwe ibiri, kimeze nk'umutanga, kiriya kimeze nk'umutanga, nk'urwagwa rugishushe. Biriya byose baba bari gutangaza kuri uyu mukobwa, ahubwo bagakwiye kumanza kumenya mbere na mbere ni igiki cyabaye kugira ngo uriya mukobwa agire igitsina kimeze nk'ijipo. Nta mwana ukora atarabikoze da. Igitsina kirangaye nk'ijipo, nk'ingutiya. Nicyo kintu bagakwiye kumanza kumenya. Ese nyuma yaho yavurwa noneho kiriya gitsina kikabasha gusubirana, kikabasha kwegerana, kuko abantu nka bariya ntabwo umugabo yabahaza. Buriya baranseka cyane bati buriya mujya mubona abantu, abagore, abakobwa bari kwigira nabi, akava hano agahita agenda bakarongora, yajya hariya bakarongora, bakirirwa baca inyuma yabo bashakanye, bakirirwa bagendagenda ukagira ngo nibo. Ngo biriya biba byaratangiye ari batoya, ari abana bakiri batoya batari bakura cyane, ngo nibwo biba byaratangiye. Ubwo rero nza kubabaza story uko imeze ngo bayimbwire, barangije barambwira ngo ugende utubwirire bariya bavuza nduru. Ubwo harimo aba bantu baza social media, harimo abangaba bakakajwi, izi ngegera za kakajwi n'abandi, hakabamo aba bakasuku bafite imitwe imeze nk'ibibindi bya minwe ibiri. Bambwiye ngo bariya bavuza nduru ubatubwirire ngo baceceke, bave kuri uriya mwana, kuko biriya ni ibyo mwabonye, nta kidasanzwe ku bakobwa n'abagore. Ati rero ushobora gusanga mumuvugirije induru, umwana akabifata nabi, akaba yanakwiyahura kumva ko ari igicibwa, ariko nta kidasanzwe. Nuko baranganiriza, bambwira ukuntu bitangira n'ukuntu bifaruma kugira ngo bamere kuriya. Bambwiye ukuntu iyo story ijya igenda. So rero reka dutangirane n'ikiganiro mbabwire ukuntu ibintu biba bimeze. Rero mwabantu mwe, reka mbabwire
dutangira ikiganiro cyacu, ikintu nabasaba, ntimukajya mubona umuntu wakoze ikintu ngo mumucireho iteka, mumuvugeho ibyo mubonye byose. Ibi ngibi, zino ngegera za kakajwi na bano ba kasuku bafite imitwe imeze nk'ibibindi bya minwa ibiri baba bari gukora, ni ugutwika kugira ngo bibonere amafaranga, kuko n'ubusanzwe bariya ni abatindi. So rero bo baba batwika kugira ngo bibonere amaronko, babone uko baramuka, kuko ntibahinga, nta kindi bakora, mubona ko ari ugukoresha umunwa, sibyo? Rero aba bantu nimujya mubona ikibazo, mwe kujya muvuza izo nduru, ahubwo kwanza umunyamakuru mwiza yagakwiye kumanza kutugendera agashakisha imva n'imvano y'igituma abantu bagira ibitsina bingana kuriya, bingana nk'ijipo irangaye, byasamye nk'ijipo, sibyo? Ku buryo wishyiramo henikeni ikagenda. Nicyo kintu bagakwiye kugira gute, nicyo kintu bagakwiye kudushakira, bakamenya ngo mbese niba cyarangaye kuri ubundi ho nyuma yaho cyasubirana, ibyo nabyo tukabimenya. So rero ndagira ngo ibyo bintu ari byo twinjiramo, mbabwire ikiganiro nagiranye n'abo bantu, mwumve ukuntu bimeze, nuko bari abakobwa babitangira ari nk'imikino, basa n'ari batoya, bikazarangira ibintu birangaye, ku buryo no mu ngo n'ahandi hantu weho utamubona ngo umuhazi. Urabona nk'uriya mukobwa umuhuje na kakajwi se si umuhungu, si yatera inda? Ariko umuhuje na kakajwi yahenengera, kakajwi yakwinjira agahenengera, ntabwo waba ukimubariza hafi, ni ukujya kumushakira mu nda. Ko urumva umuntu nka Kasuku Media niba abona umukobwa nk'uriya akamutinya, akavuga ati noneho n'uru ruda rwanjye ntacyo nakwimarira, urumva ko ibyo bintu biba biteye ubwoba, biba binababaje. Nawe tekereza kugira umuntu agire ikintu kimeze kuriya, biba byagenze bite? So rero dore ngo uko bitangira. Umuntu umwe, ntimumbaze niba ari umumama cyangwa umukobwa, nababwiye yuko naganiriye na benshi, abamama, abakobwa, arambwira ati twe twigeze kwigana muri pirimeri mu wa gatandatu n'abakobwa benshi, hakaba harimo abakobwa bari gukurakura bigiye hejuru. Ati ako gakundi bagiraga agakundi, ati noneho muri cya gihe abandi bajya kwiherera ngo bagiye guca imyeyo, bagiye kugira gute, ati bo bari barayiciye. Ati noneho umwe akabwira undi ati ngewe ngeze ku rutoki rwa kabiri, undi ngo akamubwira ngo ayiwe ngo uri igicucu, ngo uzi ko ngewe ngeze ku rwa kane, ngo undi ngo akamubwira ngo dore ngo uri kuvuga urwa kane, ngo ngewe n'urwa gatanu ruri kwinjiramo, ngo n'akaganza kose kari kujya kwinjiramo, ngo ndi gushyiramo ngo akaganza kose nk'igipfunsi ngo kakajya kwinjiramo. Nawe tekereza, niba umuntu akubwira ngo ndi gushyiramo ngeze ku gatoki ka gatanu, bari intoki zawe rumwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, ushyiremo, none bikagera hano aho intoki zihuriye kuri utu tugufa, naho hakinjiramo, ngo naho hakajya guhenengera ngo hari kubura gake, ngo nenda kugitsinda, ngo nenda gutsinda igitego cyo kujya ninjizamo iki, akaganza. Ibyo ndabyumva nifata mu mutwe n'indapfuye. Ati buriya mubona abagore ava hano iwe umugabo yamukoreye ntahage, akajya hariya bakamukorera ntahage, akajya hariya bakamukorera ntahage, akabakabwira. Ati ntimugire ngo ni ibintu biba biziyeho, ni ibintu baba baratangiye kera. Ikindi arambwira ati uku nguku uri kubona abakobwa, ukabona umukobwa arareba nk'umugabo cyangwa umusore akazunguza umutwe, ati si ubwo nkawe uri kwikubita mu gatuza uriye igiki, ngo ngakira ngo he wihanyagure ngo uruhu ugende, ngo umuntu ashiremo muri babiri cyangwa batatu. Ati buriya ntabwo ari ibintu baba bigiyeho,
baba barabitangiye bakiri bato. Undi mukobwa rero nawe aransobanurira arambwira ati batangira binjizamo aka gatoki gatoya ko ku ruhande, atubwiye bamaze guca imyeyo bakagira ubwugara cyangwa se bakagira nyine bakajya baragira iyo bari kuyica bakagirayo umushukwe uko baba bari kudukorakora. Ati agenda yinjizamo agatoki kageraho kose kakinjiramo agatoki, ati agakaraga. Iyo amaze gukaraga birangira ashizemo tubiri ngo agakaraga, ejo akongera ngo hakajyamo noneho dutatu agakaraga, ejo bundi akongera agashyiramo tune ngo agakaraga, noneho ngo akagera ubwo ashyiramo dutanu agakaraga, ngo ejo bundi bikarangira ngo ari guhatamo ikiganza kikagenda kirinjira cyazageraho ati nko mu kwezi kumwe ikiganza akaba ari kucinjizamo noneho nta guhata agakaraga. Ati none se gutya wumva abakobwa bari kwirarira ku basore ngo njye mfite amazi njye mfite iki? Ati babwirwa n'iki ko bafite amazi nta bagabo bagira bakiri bato? Ati rero mugomba kumenya ko bikinishaga muri ubwo buryo bakaninyaza, iyo bari guca imyeyo bagenda bagira iyo mishuko kubera kudukorakora bikarangira bari kwikinisha. Ati ntihakagire umuntu uguciraho iteka, ntihakagire umuntu ukubwira ibyo bintu ngo wumve ngo ari guciraho iteka uriya. Ati abantu benshi niko bameze, abantu benshi n'ujya urabona abantu bagiye bacira myeyo baba baragiye bahura no kwikinisha. Ati rero n'ujya urabona umukobwa umushatse ukamushaka ukabona ntayafite aracyari isugi, ati ujya uramenya ko uwo muntu ari muzima. Ati naho bariya abenshi bayiciye, ati ntabwo ari bose, ati abenshi bayiciye, ati uko agenda akurura turiya tuntu umushuka uramwica agashyiramo urutoki, ejo akadukura yashyiramo urutoki akumva ruri kuzereramo agashyiramo urwa kabiri, ejo akumva ebyiri ziri kuzeramo agashyiramo za gatatu. Ati bikarangira eshanu zose zinjiyemo n'akaganza kagahenengeramo. Ati rero nibwo kwikinisha bibabata, bamara kubatwa nabyo akajya yinjizamo ikiganza kuko yumva ari cyo kimunyuze, noneho akinyaza akoresheje ikiganza. Ati mw'abantu mwe isi yararangiye. Njyewe rero babimbwira nifashe mu mutwe ndatekereza wa mugani wa kiriya kintu cya gasuku kimeze nk'urubindi, ndibaza ngo aba bantu wamushaka ukamuhaza. Gasuku niwe wivugiraga ati niyinda yanje kiriya kintu ntagishobora, kiriya nicyo cyajya kirajya hejuru ya gasuku cyamupfumura iriya nda. Nk'abagabo mwe ntabwo byoroshye, mugomba kumenya ko bitoroshye, ariko ntimubacireho iteka. Ntabwo Emeline ari uwo gufungwa, ahubwo ni uwo kujyanwa mu bigo ngororamuco bakabagorora abantu bameze nk'abariya, bakabashyira ku murongo ndetse bagakurikirana bakamenya ikibazo baba bahuye nacyo. Naho ibi bintu byo kubona abantu bose bifatiye ku mutwe Emeline, kakajwi rwose niba unyumva, kakajwi rwose niba unyumva, wiyame na bagenzi bawe. Nicyo kintu ngo ni cya Kasuku Media gifite urutwe rumeze nk'ikibindi cya minwa ibiri, ukiyame ukibwira uti nyabuna nacyo niba kiri kunyumva rwose kimenye gahunda ukuntu itangira n'uko irangira, ariko ntibacireho undi mwana iteka, kandi nimumfate nabi ngo ni uko mbabwiye gutyo. Njyewe nabonye muri kuvuga uriya mwana kuriya, ndavuga nti reka ngerageze nshakishe amakuru yimbitse n'uko bitangira n'uko bigenda, noneho njyewe nzabashe kubishyira hanze kugira mute gukomeza guciraho uriya mwana urwiteka, sibyo? Mumubohokeho nawe n'ibyo yakoze akiri muto biri kumugaruka kugeza n'aka kanya, sibyo?
mumubohokeho kugira ngo nawe yisange muri sosiyete azabashe kugororoka ajye ku muco, ariko biragoye ko wamurongora akanyurwa, sinzi bisaba imbaraga. Ndumva ari icyo ngicyo rwose nababwira pe, ndumva ari icyo ntababwira, ntacyo narenzaho. Rero hari abantu bibajije ngo mbese uriya mwana yabona umuti agasubirana? usi uriya ubwo urumva umuntu uhenengezamo icupa rikagenda, kubyara ni iminota. Urabona uriya koko, urabona ni danje, ariko nizere yuko muramubabarira kuva mumaze kumva iki kiganiro. Ubwo nitumara kumva ibyo mwakivuzeho na komantere zanyu, tuzabakorera igice cya kabiri gishobora kuzaza kirimo n'abantu bavuga, mbese abo bamama n'abandi bantu bavuga ati ibi bintu ntabwo bisanzwe, kuko niyo wagenda ukareba abantu banini bafite n'ibiro hafi 200, ntabwo wamusanga ni ikintu kingana kuriya. Kiriya kintu giteye ubwoba, ni nk'umwobo w'inyaga, oya, ni nk'umwobo w'ikizi wakwinjiramo nk'inyana. wowe wakoze subscribe turagushimiye, utari wayikora ikintu cyo gihe cyo kugira ngo uyikore. Ibiganiro byacu bijye bikugeraho, ibiganiro byacu ni akagaruka.